amavuta umuntu agendana ni ukuvuga ngo n'imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bw'umuntu bitewe n'urwego agezeho rwo kwiyegurira Imana. Ni amavuta noneho aba ahantu, ntabwo ari ku muntu noneho certification. Ni amavuta aba ahantu kubera ibintu byakorewe aho hantu cyangwa bihakorerwa. Amavuta yamanuwe n'igikorwa cyo kuramya no guhimbaza Imana cyari kirimo gukorwa na Paulo na Sila. Amavuta y'umurimo, ni amavuta y'umurimo umuntu akora cyangwa se yahamagariwe. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni mwarimu Valens kandi wongeye kugaruka mu nyigisho igamije guhindura ubuzima bwawe. Twagiye tuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi nkuzaniye indi sije nayiza kugufasha muri uru rugendo urimo rwo gukura mu mwuka. Inyigisho nayo ndagusaba ko wayikurikirana kuko izakugirira akamaro muri ubu buzima bwa Gikristo cyangwa se muri uru rugendo rwo gukura mu mwuka watangiye. Uyu munsi rero ndagira ngo ikintu turaza kuganiraho ni ikintu cyitwa amavuta. Nicyo ngira ngo tuganireho uyu munsi kuko ndagira ngo ugire ibyo usobanukirwa ku bijyanye n'amavuta. Amavuta nicyo twita ngo ni anointing mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se ku bakoresha ururimi rw'igifaransa ni onction. Ushobora kuvuga utese amavuta ni iki? Mbere yuko tuyavugaho, ese amavuta ni iki? Bisobanukiwe icyo ari cyo? Amavuta ndayasobanura kuri ubu buryo. Amavuta ni imbaraga z'Imana zigaragara mu buzima bw'umuntu, cyangwa se n'imbaraga z'Imana zigaragara mu kintu cyangwa mu buzima bw'umuntu. Izo mbaraga nizo twita ngo ni amavuta. Iyo bavuga ngo umuntu ariho amavuta y'Imana, ni ukuvuga ngo hari imbaraga z'Imana ziba ziri ku buzima bw'uwo muntu. Uyu munsi rero tugiye kuganira rero ku mavuta. Amavuta hano turaza kuyacamo ubwoko butandatu. Tugiye kureba ubwoko butandatu bw'amavuta. Hano ndagira ngo utajya witiranya amavuta kuko hari ibintu bitatu abantu bakunda kwitiranya. Hari amavuta, hakaba ubumenyi, hakaba n'ubwenge. Ibi bintu abantu bajya bakunda kubyitiranya ariko biratandukanye. Nigeze mbabwira ko donko iyo bavuga ngo ubumenyi ni ibintu umuntu agenda akajya kwiga, umuntu ashobora kumwigisha, akashobora kwiga mu ishuri, agasoma ibitabo byinshi, agakurikirana inyigisho zitandukanye, akabwirwa byinshi, bikaza gutuma agwiza ubumenyi, akagira ubumenyi bwinshi biturutse mu byo yize, mu byo yabwiwe, mu byo yigishijwe, akagira ubumenyi bwinshi butandukanye. Ni ukuvuga ngo ubumenyi akenshi buturuka mu kwiga, mu gusoma, mu gukurikirana inyigisho runaka. Noneho hari n'ubwenge. Ubwenge bwo icyo nabuvugaho, ubwenge ni imbaraga. Ubwenge ni imbaraga z'imitekerereze. Kuvuga ngo umuntu afite ubwenge bwinshi, ni ukuvuga ngo afite imbaraga mu mitekerereze ye, ku buryo ashobora kugenda akareba nk'ikibazo gihari abandi barananiwe kugikemura, ariko kubera ko afite ubwenge we agatekereza akabona uburyo icyo kibazo gishobora gukemurwa kandi abandi byarabananiye kugikemura. Ubwo n'ubwenge, ni umuntu ufite imbaraga z'imitekerereze. Ubwenge butangwa n'Imana. Hari ubwo umuntu avukana, ariko hari n'ubwo Imana imuha arimo gusenga, ngo biriya tubwira ngo udafite ubwenge busaba Imana. Noneho icyo tuganira uyu munsi ni amavuta. Amavuta yo ni imbaraga z'Imana zigaragaza ku buzima bw'umuntu. Imbaraga, ndagira ngo wumve, bitandukanye n'ubumenyi n'ubwenge. Amavuta yo ni imbaraga z'Imana. Ibi byo bituruka mu busabane, biterwa n'ubusabane umuntu agirana n'Imana uko bumeze. Rero tugiye kureba ubwoko butandatu bw'amavuta twihuse. Ubwoko bwa mbere bw'amavuta bubaho abantu bagomba kumenya ni amavuta umuntu agendana. Amavuta umuntu agendana ni ukuvuga ngo n'imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bw'umuntu bitewe n'urwego agezeho rwo kwiyegurira Imana. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite kantite cyangwa se afite imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bwe. Izo mbaraga zigenda zitandukana kuva ku muntu ujya ku wundi bitewe n'urwego rwo kwiyegurira Imana uwo muntu aba agezeho. Ubwoko bwa mbere bw'amavuta turiho rero ni amavuta umuntu agendana.
n'imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bwe bitewe n'urwego rwo kwiyegurira Imana agezeho, bitewe n'urwego rwo mu mwuka ariho. Wumvise? Noneho hakagira imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bw'uwo muntu. Ayo mavuta rero umuntu abana nayo akayagendana, izo mbaraga z'Imana akazigendana. Akaba yazigendana mu modoka, akaba yazurirana indege, akaba yazijyana mu isoko, akaba yazitahana mu rugo, akaba yazijyana ahantu hose agenda. Izo mbaraga z'Imana akazigendana aho agiye hose. Ubu ni bwo bwoko bwa mbere bw'amavuta tubona. Ni amavuta aba ku buzima bw'umuntu, umuntu agendana. Rero tugiye kureba mu gitabo cy'Abami ba kabiri, mu gitabo cy'Abami ba kabiri umurongo wa kabiri, na Abami ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 9, baratubwira ngo bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Ndagira ngo wumve, ni ukuvuga ngo hano Elisa yari yamaze gusobanukirwa imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bwa Eliya. Kuko Eliya kubera uburyo yagendanaga n'Imana, hari imbaraga z'Imana zagaragaraga ku buzima bwe. Noneho igihe Eliya yabwiye Elisa ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha, Elisa mu icyo yasabye yifuje ko imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bwa Eliya zazagaragara ku buzima bwe inshuro 2 zikubye 2. Niyo mpamvu amubwiye ngo ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Yarazi ko hari umwuka uri ku buzima bwa Eliya, n'imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bwa Eliya. Noneho yifuza ko zaza kuri we zikubye 2. Wumvise? Kuko we yari afite, hari imbaraga z'Imana zagaragara ku buzima bwa Elisa, ariko zo zari nkeya ugereranije n'izagaragaraga ku buzima bwa Eliya. Kuko nababwiye ngo buri muntu wese agira imbaraga z'Imana zimugaragaraho bitewe n'urwego rwo kwiyegurira Imana abariho. Icyifuzo cya Elisa rero cyari ukugira ngo umwuka uri kuri Eliya, cyangwa se imbaraga z'Imana zigaragaza ku buzima bwa Eliya zize kuri we zikubiye 2. Ubu rero ni ubwoko bwa mbere bw'amavuta. Tugiye ndetse no mu gitabo cy'Abefeso 3:20, mu gitabo cy'Abefeso 3:20 haranditse ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, ngo nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Urabyumva? Ngo nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite imbaraga z'Imana zimukoreramo bitewe n'urwego rwo kwiyegurira Imana bagezeho. Ntabwo abantu banganya imbaraga, imbaraga ziratandukanye. Umuntu wiyeguriye Imana cyane, imbaraga z'Imana zimugaragaraho ziba ari nyinshi. Uko umuntu agenda arushaho kwiyegurira Imana, imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bwe zigenda zirushaho kwiyongera. Uko umuntu agenda arushaho guca bugufi imbere y'Imana, imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bw'uwo muntu zigenda zirushaho kwiyongera uko agenda arushaho guca bugufi imbere y'Imana. Uko umuntu agenda arushaho kwitondera amategeko y'Imana no gukora ibishimwa n'Imana, niko imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bwe zigenda ziyongera. Buri muntu wese rero aba afite ikigero cy'imbaraga z'Imana zigaragara ku buzima bwe bitewe n'urwego aba ariho rwo kwiyegurira Imana no gukora ibishimwa nayo. Ubu rero nibwo bwoko bwa mbere bw'amavuta. Ni amavuta umuntu agendana bitewe n'urwego rwo kwiyegurira Imana agezeho. Tujye rero ku bwoko bwa kabiri. Ubwoko bwa kabiri bw'amavuta, ubwoko bwa kabiri bw'amavuta ni amavuta aba ahantu. Ariya twabonye ubwoko bwa mbere ni amavuta aba ku muntu bitewe n'urwego rwo kwiyegurira Imana agezeho. Noneho ubwoko bwa kabiri tugezeho ni amavuta noneho aba ahantu, ntabwo ari ku muntu noneho certification. Ni amavuta aba ahantu kubera ibintu byakorewe aho hantu cyangwa bihakorerwa. Ngo ni ukuvuga ngo hari igihe ahantu haba hakorerwa ibikorwa binezeza Imana, akaba ari nk'ahantu wenda bakunda gusengera, kuramiriza Imana, guhimbariza Imana, mbese hari ibikorwa binezeza Imana, bishimisha Imana bikorerwa aho hantu, bikaza gutuma hari amavuta aboneka aho hantu kubera ibikorwa bishobora kuba byarahakorewe mu gihe cyatambutse cyangwa se n'ubu bikihakorerwa, bigatuma aho hantu hari amavuta y'Imana haboneka, ku buryo aho hantu kuhaba byonyine gusa bifite ikintu gikomeye bivuze mu isi y'umwuka. Wumvise? Ntabwo ahantu hanganye amavuta, ntabwo ahantu hanganye imbaraga, biterwa n'ibikorerwa ahantu. Bibiliya reka dusome mu Bami ba mbere 8:20
n'icyenda mwumve ukuntu havuga Abami ba mbere 8:29. Hano turaza kureba isengesho Salomo yakoze. Salomo yigeze asenga abwira Imana ngo, isengesho rya Salomo muraza kurisoma mu Bami ba mbere 8 kuri 29 baravuga ngo kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu. Ubwo imbere yatangiye asenga, ageze kuri 29 aravuga ngo kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, ariho wavuze ko uzashyira izina ryawe, ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya nsengera nerekeje aha hantu. Ndagira ngo iki gice cyose uze kugisoma, uraza kumva isengesho Salomo yavuze asengera kuri iriya tempo. Ni ukuvuga ngo hari isengesho yahasengeye abwira Imana ngo umuntu wese uzaza gusengera ahangaha akaza afite icyifuzo uzagisubize. Ndetse yabwiye Imana ngo niyo yaba hari ibyaha yakoze ariko akaza aciye bugufa akabyihana, hakaba hari ingaruka zari zimuriho kubw'ibyo byaha, ngo uzabimubabarire. Ariko ndagira ngo kugira ngo ukonekite n'iri sengesho rya Salomo bisaba kuba uri gusengera aho hantu, kuko niho yasengera abwira ngo Mana, isengesho rizakorerwa aha hantu. Ni ukuvuga ngo hariya hantu hari amavuta ahari kubera isengesho Salomo yahasengeye. Niyo mpamvu uzabona abantu baturuka mu mpande zose z'isi bajya gusengera kuri tempo ya Salomo, bakemera bagatega indege agaturuka muri Amerika, agaturuka mu Bufaransa, agaturuka mu Rwanda, agatega indege akajya gukorera isengesho hariya hantu. Ni ukuvuga ngo iyo ahageze agatangira kuhasengera ahita konekita n'isengesho rya Salomo, bigatuma hari ikintu kinini gikoreka ku bintu arimo gusaba bitewe n'amavuta ari aho hantu, kubera ko hari isengesho ryahasengewe. Niyo mpamvu abantu benshi uzajya wumva batanga ubuhamya ko bagiye gusengerayo, bagiye gusengera kuri tempo ya Salomo, noneho bagasubizwa. Wumvise nguko rero uko ibintu bimeze no mu buzima busanzwe birahari. Ni ukuvuga ngo hari imisozi y'amasengesho abantu bajyaho, yahagera akimara kuhagera kumva hari amavuta y'Imana adasanzwe, akumva hari connection idasanzwe agereranije naho yarari imbere. Kubera iki? Hari ahantu haba hari amavuta y'Imana bitewe n'ibintu bihakorerwa. Hashobora kuba hakunda gusengerwa cyane, cyangwa se guhimbaza Imana, kuramya Imana, ibikorwa binezeza Imana bikorerwa ahantu, bigatuma hari amavuta y'Imana abaho hantu, ku buryo iyo uhageze gusa uhita wumva connection, bigatuma abantu bajya gusengera aho hantu, kandi koko bajya kuhasengera bagasubizwa kuruta amasengesho basengeraga ahandi. Ni amavuta aba ahantu bitewe n'ibikorwa binezeza Imana bikorerwa aho hantu. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi 84:11 ngo umunsi umwe mu bikari byawe nguruta igihumbi ahandi. Ndagira ngo wumve, kubera ibintu bikorerwa mu nzu y'Imana, inzu y'Imana isengerwamo, bararamya Imana, bagakora ibintu binezeza Imana, guhimbaza, ni byinshi cyane bikorerwa mu nzu y'Imana byiza binezeza Imana. Noneho biza gutuma hari amavuta y'Imana aba mu nzu yayo, aba mu rusengero, ku buryo Bibiliya itubwira ngo umunsi umwe mu nzu y'Imana nguruta iminsi 1000 hanze yayo. Ndagira ngo wumve, haba hari amavuta adasanzwe ku buryo kuhaba umunsi umwe gusa biba biruta iminsi 1000 hanze yayo. Wumvise? Aya ni amavuta aba ahantu. Niyo mpamvu rero ndagira ngo ntuzongere ahantu hose abantu bashobora kuhasengera. Kuko hari abantu bakunda kuvuga ngo rega ahantu hose wahasengera nta kibazo. Nibyo nanjye ndabyemera, niba nawe imyemerere yawe ari uko imeze, nanjye nemeranye nawe ko ahantu hose umuntu yahasengera. Ariko hari ukundi kuri nshaka kukumenyesha, ntabwo ahantu hose hanganya amavuta. Ni ukuvuga ngo ahantu ushobora kujya gusengera ugasubizwa kurusha ahandi bitewe n'amavuta ari aho hantu. Se ntabwo wari wagira ahantu ngusenge wumva ikirere kirafunze, bigusabe kubanza guhumanura aho hantu, kubera ko ikirere kirafunze kubera ibikorwa byagiye bihakorerwa bizira mu maso y'Imana, ugasanga harahumanye. Wajya kuhasengera ukumva ikirere kirafunze. Natwe iyo turi kubwiriza, buriya hari ahantu ushobora kujya kubwiriza waba urimo kwigisha ukumva ikirere kirafunze, ukumva hari imyuka uri guhangana nayo aho hantu, noneho bikaba byagutera kubanza gusenga mbere yo kubwiriza. Ni ukuvuga ngo nagira ngo wumve ko hari imyuka ikorera ahantu iratandukanye. Hari ahantu rero haba hari amavuta y'Imana adasanzwe kubera ibikorwa bikorerwa aho hantu binezeza Imana, ku buryo kubaho hantu gusa byonyine ari nta kindi gikorwa wari watangira gukora, biba bifite ikintu gikomeye bivuze mu isi y'umwuka. Aya ni amavuta aba ahantu bitewe n'ibikorwa bikorerwa aho hantu binezeza Imana. Tugiye ku bwoko bwa gatatu bw'amavuta. Ubwoko bwa gatatu bw'amavuta
noneho ni amavuta amanurwa n'igikorwa kirimo gukorwa kinezeza Imana. Wumvise? Ni ukuvuga ngo ni amavuta amanuka mu mwanya muto, igikorwa kinezeza Imana kirimo gukorwa. Ni ukuvuga ngo ni amavuta amara umwanya muto gusa. Ni ukuvuga ngo iyo icyo gikorwa kiri gukorwa, amavuta y'Imana aramanuka, hakagira imbaraga z'Imana zishobora kwigaragariza aho hantu. Ariko iyo icyo gikorwa kirangiye, aho ayo mavuta atandukanye n'ayandi ya mbere, iyo iki gikorwa kirangiye, ya mavuta ahita agenda. Ni ukuvuga ngo dushobora kuba turimo turamya, duhimbaza Imana, dusenga, amavuta y'Imana akamanurwa n'icyo gikorwa turimo gukora. Niho handi uzajya gusanga ukabona abahanuzi batangiye kuba charged, binjiye mu mwuka, batangiye guhanura. Ukabona bavuga mu ndimi, batangiye kuvuga mu ndimi. Ukabona hari indwara zitangiye gukirira aho hantu kandi zitariza mbere bitakunda, ariko ukabona indwara zitangiye gukira. Mbese ukabona ibitangaza n'ibimenyetso bitangiye kwigaragaza ahantu bitewe n'igikorwa kiri kuhakorerwa, amavuta y'Imana yamanutse. Ni ukuvuga ngo ni amavuta amanurwa n'igikorwa kiri gukorwa. Wumvise? Ni ukuvuga rero ngo aha niho hahandi uzasanga nk'umukozi w'Imana arimo kwigisha cyangwa se arimo kubwiriza cyangwa se arimo gusengera abantu, noneho ukabona habayeho nko kuririmba cyangwa kuramya cyangwa guhimbaza, ukabona hari ibikorwa binezeza Imana biri gukorerwa aho hantu, yajya kumva hari amavuta amanutse, noneho bigatuma atinyuka no gusengera ibintu atatinyukaga gusengera kubera amavuta yumvise amanutse muri uwo mwanya, ku buryo ashobora guhamagara akavuga ati umuntu urwaye iyi ndwara naze musengere. Ni ukuvuga ngo icyo gihe abacomekanye n'amavuta yamanutse muri uwo mwanya, ku buryo iyo wirangayeho ntumenye gukorana n'ayo mavuta yamanutse ngo ugende usengerwe muri uwo mwanya, ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga ngo ndaza kumureba nyuma kugira ngo ansengere, ukaza gusanga, ni ukuvuga ngo nujya kumureba nyuma ibyo byarangiye, uzakorana n'amavuta asanganwe agendana nayo, rwa rwego rwa mbere twavuze, ni amavuta umuntu agendana. Ariko cyagiye guhamagaye acomekanye n'amavuta yamanutse kubera igikorwa kirimo gukorwa. Iyo rero utamenye gukorana n'ayo mavuta, ngo uhite ugenda ukorane nayo, ni ukuvuga ngo ushobora gutakaza igitangaza cyawe, ugasanga igitangaza cyari kigiye gukorwa ku buzima bwawe ntigikoretse kubera ko utamenye gucomekana n'amavuta yamanutse muri uwo mwanya. Reka dukoreshe Bibiliya, twe kuvuga amagambo gusa, tujye muri Bibiliya mu Byakozwe n'Intumwa 4:31, tugiye kuhasoma twumva ko havuga. Byakozwe n'Intumwa 4:31, baratubwira ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye, haba umushyitsi, bose buzuzwa Umwuka Wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Aba ni abantu bari mu bikorwa byo gusenga Imana. Cya gikorwa bari barimo gukora cyo gusenga Imana kiza gutuma hari amavuta y'Imana amanuka uwo mwanya. Bibiliya tubwira ngo buzuzwa Umwuka Wera, ngo bahabwa kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Ni ukuvuga ngo ni amavuta yamanuwe n'igikorwa cyari kirimo gukorwa cyo gusenga. Ndagira ngo wumve ko hari amavuta ashobora kumanuka kubera igikorwa kiri gukorwa kinezeza Imana. Hakaba hari ibitangaza n'ibimenyetso byakoreka muri uwo mwanya bimanuwe n'ayo mavuta. Ariko ayo mavuta aba ari temporary, na mavuta y'umwanya mutoya amanurwa n'icyo gikorwa, ku buryo iyo kirangiye ibintu birongera bigasubira nk'uko byari biri mbere. Iyo rero utamenye gucomekana n'ayo mavuta yamanutse muri uwo mwanya, ni ukuvuga ngo ushobora gutakaza igitangaza wari ugiye kubona. Reka twongere turebe turacyari mu Byakozwe n'Intumwa 16 umurongo wa 25, 16 umurongo wa 25, niho batubwira kuri Paulo na Sila barimo basenga baririmba, bari muri gereza basenga baririmba. Noneho uko gusenga kwabo nuko kuririmba kwabo, uko kuramya kwabo no guhimbaza Imana biza gutuma hari amavuta amanuka muri gereza. Ndagira ngo mwumve ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmba Imana, ngo izindi mbohe zirabumva. Ndagira ngo wumve amavuta yamanuwe n'icyo gikorwa. Kuri 26 baratubwira ngo uwo mwanya habaho igishyitsi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu yabo iradohoka. Iminyururu yari iri ku maboko yabo yahise icikagurika. Donc habayeho, ndagira ngo wumve ibi bintu byabaye kubera amavuta yamanutse, wabyumvise. Ngo uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Aya mavuta yamanuwe n'igikorwa cyo kuramya no guhimbaza Imana cyari kirimo gukorwa na Paulo na Sila. Ubu rero ni bwa bwoko bw'amavuta nababwiye amanurwa n'igikorwa kirimo gukorwa.
hakagira ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka n'imbaraga z'Imana zigaragaza aho hantu bitewe n'amavuta yamanutse muri uwo mwanya, bitewe n'ikintu kirimo gikorwa. Ni ukuvuga ngo wowe icyo gihe uba usabwa gucomekana n'ayo mavuta kugira ngo ubone igitangaza cyawe. Tugiye rero ku bwoko bwa gatatu bw'amavuta aboneka. Ubwoko bwa gatatu bw'amavuta, ubwoko bwa gatatu bw'amavuta ni kane. Ubwoko bwa kane ni amavuta y'umurimo. Ni amavuta y'umurimo umuntu akora cyangwa se yahamagariwe. Ni ukuvuga ngo twese, buri muntu wese aba afite ikintu yahamagariwe gukora, aba afite umuhamagaro uri ku buzima bwe, imihamagaro iratandukanye. Ni ukuvuga ngo ubu bwoko bwa kane tugezeho bw'amavuta, ni ukuvuga ngo ni amavuta umuntu agira y'ikintu yahamagariwe. Nk'ubu ugasanga umwe afite amavuta y'ijambo, undi afite amavuta y'ubuhanuzi, undi iyo ageze mu bikorwa byo kuramya no guhimbaza Imana, amavuta y'Imana arigaragaza. Mbese ugasanga hari ikintu wahamagariwe gukora, ku buryo iyo urimo gukora icyo kintu wahamagariwe gukora, umwuka wera akakigusigira. Donc hari amavuta agaragara ku buzima bwawe, hari imbaraga z'Imana zigaragaza, ku buryo uramutse uhinduye ukajya gukora ikindi utahamagariwe, wasanga nta mbaraga z'Imana zibigaragaramo. Wumvise? Ni amavuta ajyanye n'icyo wahamagariwe, ku buryo amavuta agaragara gusa iyo uri gukora icyo kintu. Waramuka uhinduye ugakora ibindi, niyo byaba binezeza Imana, ariko ntihagire amavuta y'Imana bigaragaramo kuko byo utabihamagariwe. Ni ukuvuga ngo ni amavuta y'ikintu wasigiwe, wahamagariwe, agaragara iyo uri gukora icyo kintu, ku buryo uramutse uhinduye ugakora ikindi niyo cyaba kinezeza Imana, amavuta y'Imana atagaragara ku buzima bwawe. Ubundi bwo bwoko bwa kane tugezeho bw'amavuta. Wabyumvise? Niyo mpamvu ushobora gutumira umuntu kwigisha, ukabona amavuta y'Imana aramanutse arimo kwigisha. Wamuhindurira ukavuga ati ubu ngubu kwigisha noneho bireke, ugiye kudufasha mu bikorwa byo kuramya no guhimbaza Imana. Yatangira kuramya no guhimbaza Imana ukabona wapi, ku buryo abantu bashobora kuvuga ati reka twigendera dusohoke, turabona nta kigenda, kuko bamujyanye mu bintu atahamagariwe, atasigiwe. Ariko umujyanye mu cyo yasigiwe, amavuta y'Imana aramanuka. Kimwe nuko hari ugira amavuta y'ubuhanuzi ariko ukaba utamujyana mu ijambo. Wamujyana mu ijambo amavuta ntagaragaye. Kimwe nuko hari uw'ijambo wajyana mu buhanuzi ugasanga nanone amavuta ntagaragaye. Ni amavuta y'ikintu wahamagariwe, agaragara igihe cyose urimo kugikora, naho waba uri kugikorera hose, ariko wahindura ugakora ibindi ugasanga ntabwo amavuta y'Imana abigaragaramo kuko utabihamagariwe. Ubu rero nibwo bwoko bwa kane bw'amavuta tugezeho. Mu Bakorinto ba mbere 14 ku murongo wa 18 niho batubwira. Abakorinto ba mbere 14 umurongo wa 18, hano Pawulo yaravuze ngo nshimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Undi Pawulo bivuze ngo nshimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Ni ukuvuga ngo ukuntu Imana ihamagarira umuntu ikintu ikakimusigira, ku buryo usanga iyo yakinjiyemo arusha abantu bose amavuta batahamagariwe icyo kintu. Bibaho imihamagaro, muraza kuyisoma mu Befeso. Mu Befeso bavuga imihamagaro itandukanye. Rero ni ukuvuga ngo umuhamagaro wawe urawusigirwa, uyu mwuka wera ageze ku buzima bwawe agusigira icyo wahamagariwe, ku buryo igihe cyose uri kugikora amavuta agaragara ku buzima bwawe. Ubu rero ni ubwoko bwa kane. Tugiye ku bwa gatanu, ariko bubanziriza ubwanyu. Mu bwoko bwa gatanu bw'amavuta agaragara. Ubwoko bwa gatanu bw'amavuta ni amavuta noneho amanurwa n'ikintu gusa Imana yashatse gukora, cyangwa se ijambo Imana yashatse kubwira umuntu, bikaza gutuma Imana yifashisha ikintu cyose kiri hafi ye, gishake kuba gikijijwe cyangwa kidakijijwe, ariko gusa Imana ikaba yashatse kuvugana nawe, cyangwa hakaba hari ikintu yagambiriye gukora ku buzima bwawe. Uwo mwanya igahita ireba ikintu kiri iruhande rwawe, amavuta agahita kimanukira uwo mwanya, kigatambutsa mesaje y'Imana, ukabwirwa icyo ugomba kubwirwa. Ukimara kukibwirwa, cya kintu kigasubira uko cyari kimeze mbere. Ahangaha niho rero Imana ishobora gukoresha buri kintu cyose kugira ngo ivugane n'uwishaka kuvugana nawe, cyangwa ikora igitangaza yashatse gukora. Ni ukuvuga ngo hano ahangaha ntibyagutangaza, Imana ishobora no gukoresha n'umusazi mu muhanda. Wamugera iruhande kuko Imana yashatse kuvugana nawe, ukabona abaye nk'ucometse, agahita kubwira icyo Imana ivuga, agahita kubwira ikintu Imana yashatse kukubwira. Yamara kukikubwira, Imana imaze gutambutsa message, akongera akisubira muri bya bikorwa bye byo kwambara ubusa no kwirukanka mu muhanda. Wumvise? Imana ishobora gukoresha ikintu cyose kiri iruhande rwawe, cyangwa ugasanga umuntu w'umusinzi wibera mu kabari, wamugera iruhande, Imana yashatse kuvugana nawe,
ukabona hari amavuta y'Imana abaye nkamumanukira, ukabona ahise avuga ijambo nawe wakwibaza ati uyu musinzi koko iri jambo rikuye he, agahita akubwira ikintu Imana ivuga, akakubwira iryo jambo, yamara kurikubwira akongera akisubira muri bya bikorwa bye by'ubusinzi. Ahangaha Imana ishobora gukoresha umwana w'uruhinja, ishobora gukoresha umupagani, ishobora gukoresha umusazi mu muhanda, nta kintu na kimwe Imana itakoresha yashatse kuvugana n'umuntu cyangwa kugira igikorwa ikora, ikoresha ikintu cyose cyaba kiri iruhande rwe. Imana yakoresha n'igikona, Imana yakoresha n'inyoni, Imana nta ni ukuvuga ngo yashatse kuvugana n'umuntu cyangwa kugira icyo ikora, ikintu cyose kiri iruhande rwe Imana ishobora kugikoresha. Ahangaha turareba mu kubara 22 umurongo wa 28, muze kuhasoma mwumve ukuntu Imana yakoresheje indogobe. Indogobe, Imana yabumbuye akanwa k'indogobe kugira ngo ivugane n'umugabo bita Balamu, wari urimo yerekeza mu nzira, yari arimo ajya ahantu Imana idashaka. Nuko ageze mu nzira abona indogobe yari imutwaye yanze kugenda, akajya kuyikubita akabona ntigenda. Yayikubise inshuro zirenga 3 ari kugira ngo igende, ariko yanga kugenda, kubera ko indogobe yo yari irimo ireba marayika w'Imana imbere, ariko Balamu we ntiyarebaga uwo marayika w'Imana, akomeza gukubita indogobe ngo igende, indogobe irangira amusuzugura. None Imana igeze aho ishaka kugira ibintu ibwira Balamu, uwo mwanya ngo ihita Imana, Bibiliya tubwira ngo nuko ifungura indogobe akanwa. Indogobe ibwira Balamu, ndagira ngo wumve indogobe ivugana na Balamu. Kubara 22, igitabo cyo kubara 22 umurongo wa 28, umurongo wa 28, ngo Uwiteka abumbura akanwa k'iyo ndogobe ibaza Balamu iti umpoye iki kunkubita aka gatatu. Ndagira ngo wumve Imana yashatse kuvugana na Balamu, none ibonye indogobe iruhande rwe, ya yindi yari yicayeho, niyo ivuganye nawe iramubwiye ngo umpoye iki. Wumvise? Ndagira ngo wumve ko Imana yakoresha ikintu cyose ishaka kiri iruhande rwawe kugira ngo igire ibyo ukora cyangwa se igire ibyo ivuga yashatse kuvuga. Wumvise? Ahangaha rero nibyo bita, ni ukuvuga ngo niyo ya mavuta twavuze, ni amavuta amanuka kubera ikintu Imana yashatse gukora cyangwa yashatse kuvuga, igahita ikoresha ikintu kiri iruhande rwawe kugira ngo Imana ikore icyo yashatse gukora. Icyo ari cyo cyose, ntibisaba kuba gikijijwe, ntibisaba kuba kiri mu rundi rwego rw'amavuta cyangwa se mu mwuka, no, ihita yifashisha ikiri iruhande rwawe. Niyo mpamvu no ku bijyanye n'ubuhanuzi akenshi twagiye nigeze kubabwira ku bijyanye n'ubuhanuzi, uburyo ubuhanuzi twabuciyemo ibice 3. Nigeze mbibabwiraho ukuntu ubuhanuzi buciyemo ibice 3. Nigeze mbabwira hari icyo bita prophecy par appel, ubuhanuzi w'umuhamagaro, ubuhanuzi bw'umuhamagaro, prophecy par appel. Nongera tubabwira icyo bita prophecy par onction, n'ubuhanuzi n'uguhanura bitewe n'amavuta ari aho hantu uri. Nicyo bita prophecy par occasion. Prophecy par occasion irajyana n'iki kintu turi kuvuga, turi kwigisha. Prophecy par appel ni ubuhanuzi bw'umuhamagaro, ku buryo usanga umuntu ari umuhanuzi we guhanura bitamusaba kwikebagura, mbese ahorana ijwi ry'Imana ku buzima bwe, ku buryo ushobora no kumusanga mu muhanda agahita akubwira icyo Imana ivuze, bitamusaba kubanza kujya gukora ibintu bimanura amavuta kugira ngo yumve icyo Imana ivuga. Donc ijwi ry'Imana rikagenda nawe kuko ari umuhanuzi w'umuhamagaro, ibyo bita prophecy par appel. Igihe cyose Imana iri kuvuga, we aba afite ijwi ry'Imana rigendana nawe. Noneho aricyo bita prophecy par onction. Prophecy par onction noneho ni ubuhanuzi, ni ukuvuga ngo ni umuntu uhanura gusa ari uko ageze ahantu hari amavuta, agasanga wenda bari kuramya bahimbaza bagiye mu mwuka kubera amavuta y'Imana ari aho hantu, agahita aba charged, donc agahita ajya mu mwuka agatangira guhanura bitewe n'uko yageze ahantu hari amavuta. Ariko ku buryo umusanze ahantu hatari amavuta, wabona ari umuntu nk'abandi, nta n'ikintu ashobora kukubwira Imana yavuze. Ni umuntu uhanurira ahantu hari amavuta, byo byita prophecy par onction, n'ubuhanuzi bumanurwa n'amavuta ayamanutse. Noneho aricyo bita prophecy par occasion, no bijyanye n'ibi turimo tuvuga. Prophecy par occasion ni ukuvuga ngo ahangaha ni hahandi bavuga ngo nta muntu n'umwe utahanura Imana yabishatse, buri muntu wese yahanura. Ni ukuvuga ngo ushobora no kugera imbere y'umusinzi kubera ko hari ikintu Imana yashatse kuvugana nanjye, igahita ikoresha umusinzi akamanurira akamubwira icyo Imana ivuga. N'umwana w'uruhinja, bya bindi twahoze tuvuga, ni ukuvuga ngo umuntu wese uri iruhande rwawe Imana yashatse kuvugana nawe yahanura, yaba umuhanuzi, nta muntu n'umwe utahanura. Nibyo bita prophecy par occasion. Ibi rero bijyanye n'ubwoko bw'amavuta bwa 5 tugezeho, tugiye guhita rero tujya ku bwoko bwa 6. Bwa 5 ngira ngo murabwumvise.
tugiye ku bwoko bwa gatandatu ari nabwo tugiye gusorezaho. Ni amavuta aba ku kintu bitewe n'ibyagikoreweho cyangwa n'ibyakivugiweho. Amavuta y'Imana akagaragara kuri icyo kintu. Hano turatanga urugero rwa, reka tubanze dusome muri Bibiliya mbere kugira ngo mubyumve neza. Yohani 5:4. Yohani 5:4 haravuga ngo kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niyo wakiraga indwara iyo ari yo yose. Ahangaha ni amazi yajyagaho amavuta y'Imana, imbaraga z'Imana zikagaragarira muri ayo mazi. Ngo marayika w'Imana yajyaga amanuka muri ayo mazi agahinduriza ayo mazi, noneho umuntu wese uyamanutse ngo agakira uburwayi yari afite ubwo ari bwo bwose. Ni ukuvuga rero ngo ushobora gufata amazi narangiza nkayasengera, namara gusengera amazi umuntu wese uyanyoye imbaraga z'Imana agahita abona imbaraga z'Imana zimubohora, agahita akira indwara ye. Donc ni ukuvuga ngo imbaraga z'Imana zikagaragara muri ayo mazi bitewe n'isengesho nakoreye ayo mazi. Wumvise? Niko bigenda. Niyo mpamvu ushobora gusanga umukozi w'Imana ari kubwiriza kuri radiyo cyangwa ari kubwiriza kuri televiziyo, akaba yakubwira ngo fata kuri iyo televiziyo yawe niba hari indwara ufite. Wafata kuri iyo televiziyo uwo mwanya ugahita ugira gute, ugahita ukira indwara wari urwaye. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'Imana zagiye kuri televiziyo, zagiye kuri radiyo, zishobora no kujya kuri telefoni bitewe n'isengesho yakoze abwira Imana ngo umuntu wese uraza gufata kuri iriya televiziyo aze gukira indwara ye, bigatuma imbaraga z'Imana zimanuka zikajya kuri televiziyo, wayifataho ugahita ukira indwara yawe. Wumvise? Ni ukuvuga ngo amavuta y'Imana ashobora kujya ku kintu bitewe n'ibyagikoreweho n'ibyakivugiweho. Icyo kintu wagifataho gusa ukaba wakira indwara yawe kubera isengesho ryakivugiweho. Ahangaha ndagira ngo mubyumve neza, niko byagenze ku kidendezi cy'i Betisayida. Ni ukuvuga ngo hari igihe amavuta y'Imana yamanukaga muri icyo kidendezi, umuntu wese wamanukagamo agakira indwara ye. Ubu rero nibwo bwoko duserejeho bw'amavuta. Ni ukuvuga ngo ahangaha nta kintu na kimwe kitabaho amavuta. Ni ukuvuga ngo n'uru rupapuro rwabaho amavuta, uru rupapuro mfite nshobora kugenda ndasenga, ntirirwa nsenga umunsi wose, nkabwira Imana ngo Mana, uru rupapuro mfite mu ntoki ndarusengeye, umuntu wese uza kurufataho indwara yari afite iyo ari yo yose uze kuyimukiza. Nkabisengera Imana ikavuga ngo ndagushubije. Narangiza ni ukuvuga ngo urupapuro rukajyaho imbaraga z'Imana, rukajyaho amavuta, ku buryo ushobora kuza urwaye wafata kuri uru rupapuro gusa na n'isengesho wasenze, uwo mwanya ukaba urakiza indwara yawe. Amavuta akamanuka ku rupapuro bitewe n'isengesho nasenze. Wumvise? Nguko rero uko ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kitajyaho amavuta y'Imana bipfa kuba cyasengewe cyangwa se hari ibyagikoreweho. Ni ukuvuga ngo icyo kintu gishobora gukonekita n'imbaraga z'Imana biterwa n'ibyagisengeweho. Ibi rero n'abarozi barabizi, wenda nuko mwebwe abanyamwuka mutajya mukunda kumenya ibi bintu. Sinzi impamvu abarozi bajya bakunda kubarusha ibi bintu. Wari uzi ko umurozi agenda agatongera nk'ibintu uri burye cyangwa uri bunywe, akagira nk'imitongerano akabitongera. Wewe gusa wabifata ukabinywa cyangwa wabirya utabanje kubisengera ugahumana. Kuko abarozi bo barabizi, bazi ko ikintu cyose gishobora guhumana umuntu yagifataho akaba yahumana bitewe n'ibyagitongereweho. Uko niko bigenda no ku mbaraga z'Imana burya. Wari uzi ko Pawulo washoboraga gufata imiswaro ya Pawulo, imiswaro yihanaguza, wayikoza ku murwayi indwara y'igakira. Wari uzi ko umuntu yashoboraga guca mu gicucu cya Pawulo agakira indwara ye gutyo aciye mu gicucu gusa, kuko imbaraga z'Imana zabaga zakijeho. Ndagira ngo wumve rero ko ubwoko bwa gatanu ni amavuta aba ku kintu bitewe n'ibyagikoreweho, ku buryo icyo kintu ushobora kugifataho gusa cyangwa wahura nacyo ugahita wakira igitangaza cy'Imana. Nguko rero ubwo nibwo bwoko butanu bw'amavuta tubonye, nibwo dushorejeho. Ubutaha tuzakomeza turebe, hari n'inzego z'amavuta tuzareba, gusa wenda gusaba gukomeza gukurikira izi nyigisho kuko zizakuvana ku rwego zikugeze ku rundi. Ni ukuvuga ngo ukeneye imbaraga z'Imana mu buzima bwawe. Aya mavuta yose tubonye ugomba kumenya gukorana nayo. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kubohoka by'ukuri, ushaka deliverance ku buzima bwawe, ugomba kumenya gukorana n'aya mavuta yose tubonye, ukikuramo ibintu abantu bagira byo gupinga. Ni ukuvuga ngo aya mavuta yose arakora, kandi tusomye ibyanditswe bijyanye nabyo. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya gukorana n'aya mavuta kuko Imana irashaka kubohora ubuzima bwawe. Ugomba gukorana n'aya n'ubwoko butandatu bw'amavuta tubonye, kuko Imana izakubohora iciye mu bwoko bumwe bw'aya mavuta tubonye.
niyo mpamvu mbikwigishije kugira ngo ubimenye, kugira ngo nuramuka uhuye nabyo utazongera gucangamukirwa, ahubwo uzamenye ko ari ibintu biri biburike n'ijambo ry'Imana rivuga. Reka ngusengere rero kugira ngo Imana iguhe ubwenge, utazakomeza gupinga ibidapingwa, utazakomeza kugendera mu kutamenya, ugasanga igitangaza wagombaga kubona kugira ngo ubohoke uragitakaje kubera kutamenya. Mana yacu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, sengeye uyu mukozi wawe wankurikiye, ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zimubonekeho, umuhe ubwenge, umuhe ubumenyi, Imana ishobora byose, kugira ngo abashe kumenya gucomekana n'ubu bwoko bw'amavuta. Mana ndasenze kugira ngo usuke amavuta yawe ku buzima bwe, kandi n'ubundi bwoko bw'amavuta twabonye umushoboze gucomekana nayo kugira ngo igitangaza wagambiriye kumukorera gikoreke, indwara ze zikire, n'ibindi bibazo byose yari afite bikemuke, bitewe n'aya mavuta, bitewe n'izi mbaraga zawe ziboneka mu buryo butandukanye. Ndagushimiye ko uri kumwe nawe, kandi ko umwuka wawe azakomeza kumuyobora kugira ngo ibyo wagambiriye gukora ku buzima bwe bikoreke. Icyubahiro ni icyawe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.